Ndabaramukije inshuti bene data, mbifurije igitondo cyiza cy'umugisha, imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana, ubutware bw'Imana, ubudahangarwa bwayo nibibazenguruke kandi icyubahiro cy'Imana kibe hagati muri mwebwe. Dushima Imana twongeye umunsi mushya wo kubaho mu buzima bwacu. Ni ibihe biba bitarigeze bibaho kandi bitazongera kubaho. Uyu munsi utandukanye n'indi minsi yabayeho, kuko ni umunsi utazongera kubaho kandi buri munsi Imana ifite byinshi yaduteguriye ku buzima bwacu. Imana ni ishimwe. Tugiye gusangira amagambo y'Imana ashyize ku mutima wanjye. Reka mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko uri Imana igira neza bugacya bukira. Icyubahiro, ubutware n'ubushobozi ni ibyawe. Wabanye natwe uraturinda. Data mwiza, none duhaye undi munsi mushyashya. Muri uyu munsi mushyashya hari byinshi washimye yuko ugeza ku buzima bwacu. Ngaho twemerere cyane kugira ngo uganire n'imitima yacu. Umwuka wawe rero namanukire kuba mu ruhande rwacu cyane kugira ngo abashe kudusobanurira cyane iby'ubushake bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo niho tubisabye twizeye kubiduhaye. Amin, amin. Munyemerere dufatanye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro mu bice byaho 39. Turasoma igitabo cy'Itangiriro mu bice byaho 39, turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 5. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo aravuga ngo nyirabuja wa Yozefu amwoshya gusambana nawe aranga. Umurongo wa mbere: Yozefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayire bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yozefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe kandi ko Uwiteka amuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose. Yozefu amugiriraho umugisha, aba ari we akorera ubwe. Amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'icy'ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa. Ku bwa Yozefu umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo rwe, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima ye n'ibyo mu gasozi. Imana ishimwe cyane. Dusomye amagambo aboneka mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 39, umurongo waho wa mbere tugeza ku murongo wa 5. Turagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo dukwiriye guha agaciro iby'Imana yatuvuzeho kuruta ibyo abantu batuvuzeho. Niyo ntego y'uyu munsi. Baratubwira ngo dukwiye guha agaciro iby'Imana yatuvuzeho kurusha ibyo abantu batuvuzeho. Imana ni ishimwe cyane. Tutarajya kure duhite dusoma kandi nanone muri kino gice cya 39 cy'Itangiriro umurongo waho wa 21 tugeze ku wa 23, ubundi tuganire dusenga Imana. Haravuze ngo ariko Uwiteka aba kumwe na Yozefu, amugirira neza, amuha kugira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yozefu imbohe zose zari mu nzu y'imbohe. Ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagira ikintu agenzura ku byo yamurindishije, kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Imana nishimwe cyane.
Aya makuru ya Yozefu, iyo ushaka kuyasoma neza uhera mu gice cya 36, niho ugenda ubona aya mateka neza. Cya 37 ukagenda ubona uburyo Yozefu yatonye kuri se bigatuma bene se bamugirira ishyari, ndetse n'uburyo yagiye agenda asobanura inzozi z'ibyo yarose, ibyo byose bigatuma bamwanga bakamugirira ishyari. Mbibutse ko turimo kuganira ku ijambo rivuga ngo dukwiye guha agaciro cyane iby'Imana yatuvuzeho kurusha ibyo abantu batuvuzeho. Imana ni ishimwe cyane. Nshuti bene data, bitewe n'ibihe tugezemo, koko umubwiriza w'ubutumwa bwiza we yaranditse aravuga ngo igihe cyose cyagenewe kigira igihe cyacyo, kandi kiri munsi y'ijuru cyose cyagenewe igihe cyacyo. Aravuga ngo hari igihe cyo guceceka, hari igihe cyo kuvuga, hari igihe cyo kubiba, hari igihe cyo gusarura, hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka. Agenda avuga ibihe byose bitandukanye bitewe n'igihe ngo nk'uko cyagenwe. Hari igihe tugeramo rero, nshuti bene data, iminsi n'ibihe bikadutesha agaciro. Iminsi n'ibihe hari igihe bigutesha agaciro, ariko ibyo ntibisimbura isezerano ry'Imana. Hari igihe umuntu ageramo hakaba igihe cyo kuvugwa, hakaba igihe cy'ubushomeri, hakaba igihe cyo kubura urubyaro, hakaba igihe cy'intambara zitandukanye, hakaba igihe cy'ibigeragezo, ariko ibyo byose ntabwo bikuraho umugambi w'Imana. Imana ni ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyose waba uhagazemo ukwiye guha agaciro cyane iby'Imana yakuvuzeho kuruta ibyo abantu bakuvuzeho. Sinzi, ushobora wenda kuba utarigeze uhura n'abahanuzi cyangwa se wenda bakubwira ngo Imana ngo iravuze, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo witondera amategeko y'Imana, ijambo ry'Imana yatubwira mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 kikatubwira ngo niwitondera amategeko yose ari muri iki gitabo, ngo amasezerano n'imigisha byose bikirimo bizakuzaho n'ibyawe. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga ngo amasezerano n'imigisha byose biri muri kino gitabo cya Bibiliya ni iby'abitondera isezerano ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo ntiyumve yuko wenda we ushobora kuba udafite amasezerano, wumve yuko wenda Imana yaba yarakwibagiwe. Ivugana nawe ijoro n'amanywa, uburinzi bwayo buri kuri wowe, imirimo n'ibitangaza igukorera, kubona ibyo kurya, kuba urwara ikagukiza. Imana hari icyo yavuze kuri we kandi hari ikigambiriye. Imana ni ishimwe cyane. Ndagira ngo nkwibutse ko nta kintu na kimwe gishobora kuburizamo umugambi w'Imana, ahubwo byose biri munsi y'ukuboko kw'Imana. Imana niyo ifite remote control, ubwoba nibushire. Imana ni ishimwe cyane. Aya makuru ya Yozefu narasomye aranezeza cyane. Ngenda mbona mu kuvuka kwiwe uburyo Imana hari icyo yagiye imuvugaho, ndetse n'uburyo yari umuhererezi. Byatangiye se amukunda cyane bitewe n'uko yari umuhererezi. Ibyo rero byagiye bituma abavandimwe biwe batamwishimira, ndetse bagenda bamugirira ishyari, ndetse rimwe na rimwe akagenda babwira inzozi z'ibyo yagiye arota. Ibyo ngibyo nabyo bigatuma bamugirira ishyari. Mu byo nabashije kubona, usanga abantu benshi cyane bajya gusenga, rimwe na rimwe Imana ikabavugaho ibintu, bakaza babwira abasigaye cyangwa se babwira abandi badahuje no kwizera. Imana yambwiye ibi n'ibi, ngende umuntu ukomeye cyane, ndi umuntu. Nshuti bene data, ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu na kimwe gishobora kuburizamo umugambi w'Imana, ariko hari igihe twikururira akaga kagendanye n'iby'amasezerano Imana yatubwiye, bitewe n'uko tutabaye maso natwe. Imana ni ishimwe cyane. Bitewe n'uko tutabaye maso, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yigeze avuga ngo ibyo kurya by'abana ntabwo bikwiriye guhabwa imbwa. Imana ibabarire, ntabwo ari ugutukana, iryo ni ijambo ry'Imana. Bishatse kuvuga ngo ibyawe n'Imana bikwiye gusangizwa, ibyabo muhuje kwizera, ndetse n'iby'abazi imvugo y'Imana. Ntabwo ari ngombwa yuko niba Imana ikubwiye ko izagukorera ikintu, ugenda ubwira n'abapagani batizera yuko n'Imana ivuga n'iki n'iki, ukuntu nk'uko nguko. Bose ibyo Imana yakubwiye. Yozefu nawe usanga yaragiye agira kubura ibanga muri we, akagenda ibintu byose abonye abibwira bene se, kandi mu by'ukuri yari azi yuko batanamwishimira. Ariko kubw'umugambi w'Imana utajya uburizwamo, Imana ikurikirana isezerano ryayo. Barenda ubwo bamugurisha, bashaka kumwica, ariko kuko ntawe wica umugambi w'Imana. Imana nishimwe, icyo kintu cyumve kandi ukiteho. Nta muntu ushobora kwica umugambi w'Imana, nta muntu ushobora kuburizamo umugambi w'Imana. Ngo Rubeni mwene se ubwo bari bagiye kumugambanira, ubwo se yaramubwiye ati genda urebe bene se aho bagiye kuragira, urebe niba bakiri amahoro, ndetse bashyiriye n'impamba. Ngo bakimubona kure rero baravuga ati dore Karosi yaje, kandi ibyo yagiye avuga byose bishobora kuzasohora. None reka tumwice turebe yuko ibyo yavuze bizasohora. Hari abantu rero
bajya bafata n'igihe kinini bakazamuka n'imisozi abandi bakajya kuraguza ngo bajye gusenga ngo bakuzaho umugambi w'Imana yavuze. Ntibishoboka, iyo ni mission impossible, ni ibintu bidashoboka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo bashobora kugukereza kugera ku cyo umugambi w'Imana yakuvuzeho. Icyo kirashoboka, bashobora kugukereza. Umukozi w'Imana umwe yigeze atwigisha ijambo ryitwa gisibya. Ijambo ry'Imana rimbwira yuko Daniyeli mu bice byaho 10 bimbwira yuko ngo yigeze agira ibyo arota Imana yari imuhishuriye ngo bituma afata iminsi yo gusenga, ariko ngo yamaze iminsi 21 asenga. Ariko ijambo rirambwira ngo guhera ku munsi yasengeyeho ngo Imana yumvishe gusenga kwiwe ndetse yohereza ibisubizo. Ariko kuko ngo mu kirere hari ingabo z'abameleki zarwanyaga ibisubizo bya Daniyeli, ngo ibyo ngibyo bituma amara iminsi 21 asenga ibisubizo bye bitari byamugeraho. Imana iza kohereza umurwanyi ukomeye cyane witwa marayika Mikayeli. Uwo nguwo niwe waje abasha gushyikiriza ibisubizo bya Daniyeli bimugeraho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo igisibya, iyo ni igisibya ku buzima bwacu, igisibya igibaho bitewe n'uko amakuru yabashije gufatwa, amakuru yawe yabashije gufatwa n'indi myuka mibi cyangwa se n'abandi bantu barwanya iby'Imana yavuze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntawe ushobora kuburizamo umugambi w'Imana. Utuze kandi uhumure, icyo Imana yakuvuze iragikurikirana kugeza gisohoye. Nasomye amagambo meza cyane yongera kunryohera. Mbona umugambi w'Imana nta muntu wawuburizamo. Amagambo dusanga mu gitabo cya Yeremiya igice cyaho cya mbere, igice cya mbere cya Yeremiya, reka tuyasome twihuse. Igice cya mbere cya Yeremiya ibice byaho turasoma ibice 4 kugeza ku murongo w'9. Haranditse ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, nkushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati witinya, wivuga uti ndi umwana muto, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Imana nishimwe. Reka tugarukire aha ngaha. Natangariye Imana, nibutse yuko Imana yitwa Elohim, bivuze ngo ni nyir'ibihe, mbese niyo nyir'ibiremwa. Elohim risobanura ngo ni Imana, ni nyir'ibiremwa, mbese ni Imana ifite ububasha mu irema ryayo. Ni izina ryerekana imbaraga z'Imana mu kuremwa kw'ibintu. Imana rero ntago igira plan B, cyangwa se uvuga ngo wenda ubw'ibya mbere hari ukuntu umuntu yarimo gutegura umushinga avuga ngo uyu mushinga ningutegura ibyo nateganyaga bigapfa, ibi ngibi biramutse byanze nakora ibi ngibi. Niba nari ndimo gucuruza nkabona bizanga nzahita njya mu buhinzi. Oya, Imana ntigineshwa, kandi icyo yateguye ntawe ubasha kugikoma mu nkokora, ntawe ubasha kuburizamo umugambi wayo. Nta muntu ushobora gukoma umugambi w'Imana mu nkokora. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari uburyo abantu batwaye amabanga y'Imana bajya bagenda. Imana nishimwe cyane. Ijambo ryanshimishije ngo Mukampotifari yakunze Yozefu cyane, kuko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo Yozefu yari mwiza wese. Ako kantu bagashyiraho. Imana nishimwe cyane ngo yari mwiza wese, bishatse kuvuga ngo uburyo yagaragara ku mubiri, koko na Bibiliya irabivuga ikavuga ngo yari umusore w'inzobe mwiza kandi muremure ufite uburanga. Ariko ibanzaho ijambo rivuga ngo yari mwiza wese, bishatse kuvuga ngo uburyo yagaragaraga ku mubiri ni nako yagaragaraga ku mutima. Yari afite umutima mwiza cyane. Aramubenguka rero ngo agere ubwo yifuza yuko baryamana. Ariko ngo Yozefu arabyanga, arahunga cyane. Ndagira ngo nkubwire inshuti bene data, iyo uzi yuko hari icyo Imana yakuvuzeho, umugambi w'Imana hari icyo yakuvuzeho, ugira ukuntu witwara, ukagira ibyo wirinda, ukagira ibyo utandukana nabyo. Imana itubabarire cyane, kandi Imana twiteho, ijye iduha kugira ngo tugenzure kandi tubashe gutwara neza umugambi wayo uri muri twebwe. Imana nishimwe cyane. Uyu munsi nakuzaniye amagambo avuga ngo, cyangwa se icyigisho kiri kuvuga ngo ukwiye guha agaciro cyane iby'Imana yakuvuzeho kurusha ibyo abantu bakuvuzeho. Imana nishimwe cyane. Ntiwite ku bihe urimo, sinzi igihe urimo, sinzi igihe ugezemo. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ryarambwiye ngo mu gihe cyose isezerano rye ryari ritarasohora ryaramugeregezaga. Uyu ni Yozefu bavugaga. Isezerano rye ryaramugeregezaga. Isezerano riragerageza nshuti bene data. Isezerano riragerageza, kuko hari ibibanziriza isezerano, hari n'ibindi bishaka kwiyitirira isezerano ry'Imana, bikaza bije mu ishusho ya pirate. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo ubaye maso, Imana isohoza icyo yavuze. Ibyo byose rero niba birwanya umugambi w'Imana, ariko ntawanesha umugambi w'Imana. Imana nishimwe cyane. Dushimiye Imana rero ko
aho abantu babona ko ibintu byamaze gupfa, Imana yo ibibonamo ubuzima. Imana nishimwe cyane. Aba bene se wa Yozefu ngo baramugambaniye, baravuga ngo reka tumute mu rwobo, ngo ahari wenda azapfiramo. Ariko bageze aho ngaho babona no kumuta mu rwobo ntacyo bimaze, ubwo baravuga ngo reka tubagurishe. Bamugurisha ngo n'Abishimayeli, bamugurisha amafeza, ngo ibice 30 by'ifeza. Baramujyana rero, bari bazi ko byanze bikunze agiye gukora imirimo y'agahato ndetse azagenda akagwayo. Ariko Imana iragenda imuyobora ku mwami. Imana nishimwe cyane. Nagiye ntangarira ngo uburyo ngo aho yari ari hose ngo ukuboko kw'Imana kwari kuri we. Ndagusabiye kandi nanjye nisabira ngo ukuboko kw'Imana kwiza kube ku buzima bwacu, ubuzima bwose turimo, waba uri mu bihe bitari byiza, waba uri mu bihe bisa nk'ubucakara. Iki gihe yari imeze nk'uri mu bucakara, no kwe yagize amahirwe Imana ikamworienta ibwami. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo yari ari mu bihe bitari byiza, nshuti bene data. Ariko ngo ukuboko kw'Imana kwabaye kuri we. Ibyo yakoraga byose akigera muri ruriya rugo, umugisha w'Imana wabaye kuri we. Ndagira ngo nkubwire ngo umugisha w'Imana wabaye kuri we. Icyo akoze cyose ngo kikamubera umugisha. Imana nishimwe cyane. Natangaye ngo icyo yakoragaho cyose cyabaga umugisha. Amatungo atangira kororoka, mbese bamenye ko bakiri umuntu udasanzwe. Ibi rero bituma Yozefu ngo arushaho kumukunda, Farawo arushaho kumukunda cyane, amuha ubutware bwose. Uyu munsi nari nkuzaniye inkuru y'ihumure, nkubwira ngo ibihe n'iminsi ntiwibwire ko bishobora guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo bishoboka. Ahubwo icyo Imana igutegeka, icyo Imana igusaba aricyo ukora. Niba Imana igusaba kugendera mu nzira zayo, uramenye ntuce hirya no hino, ahubwo ukurikiza icyo Imana igusaba. Waba ufite ibibazo, waba uri mu ntambara, menya ngo ibyo ngibyo hari icyo Imana yakugambiriye kizasohora. Igihe cy'Imana gishyitse, ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana ryarambwiye mu gitabo cy'Itangiriro mu bice byaho 12:24 harambwira ngo igihe cy'Imana gisohoye, Sara abyara umwana. Igihe cy'Imana gisohoye, ntawe uburizamo rero umugambi w'Imana, ahubwo igihe cy'Imana iyo kigeze, icyo Imana yavuze kuri wowe kirasohora. Imana nishimwe cyane. Iminsi y'ibi n'ibihe rero ntibigutere ubwoba ngo wibwire yuko wenda hari icyo byahindura ku mugambi w'Imana, ahubwo dukwiriye guha agaciro iby'Imana yatuvuze kurusha iby'abantu batuvuze. Imana nishimwe cyane. Ayo magambo yazirikane cyane, kandi ayo magambo yongera kubera inkomezi. Sinzi igihe urimo, sinzi ibibazo ufite, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yakuye Yozefu muri gereza. Imana yagiye ikurikirana Yozefu aho yari ari hose. Imana yagiye ibana kandi na Yeremiya ikamuvugaho ataravuka, igategura plan y'ubuzima bwiwe, igategura uko azabaho. Menya ngo iyo ngiyo niyo Mana yawe, kandi nawe yizere. Imana nishimwe cyane. Iyo Imana hari ikintu yakuvuzeho muri bya bigeragezo uhura nabyo, ukagomeza ukihangana, ukagomeza kuba mu mugambi w'Imana, hari igihe Imana iguha promotion, bigatuma aho abandi banyuraga bakomanze, wowe uhaca udakomanze. Imana nishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo Yozefu bamuhubuje muri gereza amaze gusobanura inzozi. Niko ijambo ry'Imana ryambwiye. Ambwiye ngo bamuhubuje muri gereza. Aya magambo nayakunze kandi ndatangana cyane. Akimara ngo uyu mwami Farawo akimara kurota inzozi z'ubuza umuntu uzisobanura, ndetse umwe ngo mu bahereza biwe amaze kuvuga ati igihe twari dufunzwe, hariho umuheburayo wigeze adusobanurira inzozi. Nuko rero ko bituma Farawo ngo ategeka ati mugende mumunzanire. Ngo bamuhubuje muri gereza, ngo bamunyuza ahantu baramwogosha, ngo bamwambika imyenda myiza. Imana nishimwe cyane. Mbese ndagira ngo urebe iyo shusho nawe, aturutse muri gereza ku kanya ahise agera ibwami, nta zindi process, kandi amaze kwambara neza, asa neza nk'ab'ibwami. Imana nishimwe cyane. Umugambi wawe rero ntaho wagiye, w'Imana yakuvuzeho, ahubwo icyo Imana yavuze irakizirikana, ikagikurikirana kugeza gisohoye. Imana nishimwe cyane. Aya magambo yongera kubera inkomezi, aya magambo yongera kubere igitsikamutima, kandi wongere kumva ugira Imana icyizere. Wongere umenye yuko icyo yavuze nta muntu n'umwe ushobora kugihinyura. Naho iminsi yahinduka, nubwo wabona yuko nta gishushanyo mbonera ubuzima bwari bugifite, ndagira ngo nkubwire ngo kirahari. Ibyo ubona yuko bipfuye, Imana ibibona nk'ibisinziriye, kandi iragomeza igakurikirana umugambi wayo. Imana rero igituma rimwe na rimwe yemera ko ibintu bizambuka, abone ko byageze kure, ibigira ngo abantu bataziteranya cyane umugambi wayo ndetse n'imbaraga z'abana b'abantu. Kuko rimwe na rimwe burya no kuvuga ngo niba ubashije kwigurira ibiryo, ukaba ufite amafaranga yo kwigurira ibiryo, bigure, witegereze kugura Imana uvuga ngo Mana ngo ndashonje, kandi ufite uburyo bwo kugura ibiryo. Icyo gihe rero rimwe na rimwe, hari igihe iyo ugifite ubwo buryo ibanza ikakwihorera, noneho bukabanza bugashira, kugira ngo utazitiranya bwa bushobozi wari ufite n'igihe Imana noneho yo yabikoze. Hari ibyo Imana yaguhaye, hari n'ibyo wihaye kuko yaguhaye ubushobozi. Iyo ibanje igakuraho rero ubushobozi bw'ibyo wari ufite, ibigira ngo utazitiranya umugambi w'Imana n'ubundi butabazi bwaho wakekaga, cyangwa se n'izindi
zindi mbaraga wari ubifitemo. Wongere umenye yuko icyo Imana yakuvuzeho icyo ngicyo ari cyo ukwiye guha agaciro cyane kurusha icyo abantu bakuvuzeho. Imana ni ishimwe cyane, kandi wongere kugira ibyiringiro, wongere kumva ufite Imana ibyiringiro. Imana ni ishimwe cyane. Amagambo nkunda kuvuga cyane ni izina ryitwa Eruwa rivuga ngo ni Imana ireba umuntu wayo aho ari hose ikamukurikirana kandi ikamwitaho. Uko waba ubayeho kose rero, uko waba uri kose, sinzi ikigeragezo ufite, waba ufite ibigeragezo byo kubura urubyaro, waba ugiye ufite ibigeragezo by'urushako ubona rutakumereye neza, byaba ari ubushomeri, byaba ari ukwambara ubusa, ibyo byose Pawulo we yaravuze ngo mbese n'iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Aravuga ngo ni inzara, no kwambara ubusa, no gutotezwa, kuko yari azi ko nyuma y'ibyo byose Imana ni ishimwe cyane. Umugambi w'Imana urakomeje. Narinje kukubwira ngo umugambi w'Imana urakomeje kuri wowe. Narinje kukubwira ngo ibyo Imana yakubwiye wongere ubihe agaciro cyane. Gusa umenye ibyo Imana yakubwiye n'ibyo abantu bakuvuze, ubashe kubitandukanya. Ibyo Imana yakubwiye ubihe agaciro cyane kurusha ibyo abantu bakuvuzeho. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko aya magambo ushimye ko anyura mu matwi yacu. Reka umwuka wera yaherekeze cyane kugira ngo umugambi wawe urusheho Data mwiza gukomera muri twebwe. Abantu bawe bongere kumenya icyo ugambiriye ku buzima bwacu, kandi abantu bawe bongere kukugirira icyizere. Abantu bawe bongere kumenya yuko umugambi wawe ntawo wagiye, ahubwo ukurikiranye kugeza usohoye. Urakoze mahoro yacu, nuganze kandi nutegeke imitima yari yihebye, niwongere uyihe imbaraga. Abari bacitse intege Databuja niwongere ubahe imbaraga, kandi reka abantu bawe Data mwiza babone gukomezwa nawe. Data mwiza, ubutabazi buturuka aheraho mu ijuru buboneke kuri bo, kandi abantu bawe mbasabiye kugira ngo bajye bagendana no kuboko kwawe kwiza, ubwiza bwawe bujye bubazenguruka ibihe byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye ko uduhaye. Ndabakunda, mbasabiye umugisha w'Imana, ukuboko kw'Imana kubane namwe, kandi ibyo mukora byose Uwiteka abahe kugira ukuboko kwiza mu izina rya Yesu. Mwari kumwe n'umukunzi wanyu Wizeremye Jean dAmour. Shalom shalom, ndabakunda. Imana nibahe umugisha cyane. Amen amen.